السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'impuhwe n'imbabazi intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango wayo n'abasahaba n'abakurikiye iyo nzira n'abazayikurikirageza ku munsi w'imperuka na Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Bavandimwe b'Abayisilamu, ndashaka kunganira Sheikh Ashraf kuri iriya audio amaze kohereza ngira ngo hashize nk'isaha atubwira ku bijyanye n'ibihuha muri bino bihe bya COVID-19 iriya coronavirus. Nuko hari abantu bigize abamenyi, bigize ibitangaza, buri muntu akagenda atangaza ibyo yishakiye, atanga umuti. Nk'Abayisilamu, icyambere umuyisilamu ubundi abakwiriye kuba ari umuntu uri smart, ni umuntu usobanutse, ni umuntu ujijutse, aho ari hose ubundi akagombye kuba ari intangarugero. Ntabwo ari umuntu ugendera ku bihuha, ntabwo ari umuntu ugendera ku bintu bituvikana mu bwenge, ntabwo ari umuntu wakira amagambo ya buri muntu wese uturutse hariya ku ruhande wivugira ibye ngo warose wabonekewe, niba ari ukubonekerwa niba ari ibiki, ngo bifate nawe atangire kubikwirakwiza. Qur'ani itubuza ibintu nk'ibyo ngibyo. Allah subhanahu wa ta'ala yavugaga ku bantu b'abanafiki, abantu batemera neza uwisilamu, abantu b'indyarya. Aravuga ati idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih falawla radduhu ila Allah wa rasulihi wa ila ulil ilmi minhum. Ati iyo abantu nk'abo haje inkuru y'amahoro cyangwa irimo ubwoba, baragenda bakayisakaza bakayikwirakwiza, nyamara bari bakwiriye kwisubiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa ye, ndetse laula radduhu ila Allah wa rasulihi laula radduhu ila Allah wa rasulihi ila alladhina istanbitunahu minhum. Aya ubanza ntayisomye neza, ariko bari bakwiriye izo nkuru mbere yuko bajya kuzikwirakwiza, bari bakwiriye kuzigarura kwa Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se ku bantu bashobora kuba bazisesengura. Ubwo no kuzisubiza abamenyi nyine, kuko nibo bashobora gusesengura ibintu bakabishyira mu mwanya wabyo. Ni ikosa rero rikomeye umuntu gufata ikintu atanazi neza agahita cyemera gusa, yarangiza akajya kugikwirakwiza kandi gishobora kuba kirimo gishobora guteza ibibazo bitoroshye. Ikosa umuyisilamu ntabakora ikintu nk'icyo ngicyo. Nk'ubu mu kanya kuri ibyo ngibyo hari audio numvise y'umugore wa hano yavugaga ikinyarwanda, ati umuturanyi wacu yafunguye imasafu, nabyo sinzi uko nabivugaga, ngo asangamo ayo moya, urwoya nimba ari urwoya nimba ari amoya menshi. Ubu natwe tugiye gutawaza kudufungure subhanal malik al-quddus. Koko muri bihe tugezemo, kinyejana cya 21, kinyejana cya 15 cya Kiislamu, umuyisilamu ashobora kwicara aho ngaho akajya kwemera ibintu nk'ibyo ngibyo ko bishobora kubaho. Uwo muntu warose ninde wamugize intumwa yo kuza kutubwira ko intumwa ya nyuma ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amutuma nkandi uwo nguwo ni igitangaza kiwe mu bantu ku buryo ari we watumwa. Bavandimwe rero Abayisilamu, bavandimwe duhuriye kuri rino rubuga, mwirinde ibihuha. Abo bantu barabarangaza, abo bantu baratuma iki cyorezo gikwirakwira kurushaho, kuko baratuma mwanga gukurikiza amabwiriza muhabwa n'inzego zibishinzwe,
baratuma mutubahiriza amabwiriza muhabwa n'abayobozi b'idini ryanyu, baratuma mutubahiriza inyigisho murimo guhabwa kuri zino mbuga n'ahandi, mujye gukurikira ibintu by'ibihuha gusa maze indwara ibadukemo ize hitane n'abandi. Ndibutsa yuko amagambo ahinnye ubuvuzi mu Buyisilamu buriho amoko nk'atatu cyangwa arengaho gakeya, biterwa n'indwara izo arizo. Hari indwara zigaragaza ibimenyetso ariko mu kuri bazishyira muri laboratoire mu bikoresho bishinzwe gushakisha indwara, izo ndwara ntizigaragare. Izo ziba ari indwara ziri spiritual, ziri muri za roho. Izo zivurwa na roho ariko bashaka kuvangamo n'imiti rimwe na rimwe. Ibyo no mu buvuzi busanzwe birazwi, bibaho. Ibintu by'icyo bya depression, ibintu byitwa anxiety n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nuko nguko bivurwa. Ibyo rero idua zirakora ariko bashobora gukoresha n'imiti runaka yabugenewe. Hari indwara zigaragara ku mubiri, zigaragara bapima bakareba, nk'iriya virusi yarapimwe, yaragaragaye, irazwi uko ingana, uko kwirakwira, ndetse no kuba hari iyo umuntu yamufashe ibintu bashobora kwifashisha kugira ngo bibe byagabanya iyo ndwara. Harimo za chloroquine, sinzi n'indi miti numvisha abantu babishinzwe barimo kuvuga ko abaganga bashobora gukoresha kugira ngo abantu babe nibura basubirana bakava mu ngorane z'iyo ndwara. Izo rero ni indwara ziba zapimwe zigaragara. Izo nazo mu nyigisho za Rasul sallallahu alaihi wasallam zivurwa nyine n'imiti, kuko Rasul sallallahu aratubwira ati nta ndwara Allah subhanahu wa ta'ala yazanye uretse yuko yayizaniye n'umuti wayo. Abantu barawumenya cyangwa ntibawumenye. Hari ubwo batinda kuwumenya, hari ubwo bawumenya ku kanya. Nibyo rero tugenda tubona mu buzima bwa buri munsi. Ubundi buvuzi rero baho n'ubuvuzi bwo kwirinda. Ubwo kwirinda ari byo kwikingira, niba hari icyorezo cyaje, niba hari indwara ibizwi ahantu, uburyo bayikingira. Rasul sallallahu atubwira yuko iyo icyorezo cyaje abantu birinda kujyaho kiri, n'abaraho kiri birinda kuvayo kugira ngo batajya kwikwirakwiza n'ahandi. Niko byabaye. Inyigisho za Rasul rero tugenderaho, naho ubwanwa bwe cyangwa inzara ze cyangwa cyane cyane ibyo ngiyo byo mu nzozi ntaho bihuriye rwose. Uretse n'ibyo n'ibindi biramutse bibayeho byanyabyo, ntabwo ari wo muti, siko Rasul sallallahu alaihi wasallam ubwe yigishije kiriho, ntabwo rero ajya kubigisha atakiriho. Tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala, tumutinye, twumvire inzego zibishinzwe ibyo zidusaba. Twe nk'abayisilamu cyane murumva yuko n'igihe cya Rasul sallallahu alaihi wasallam nuko nguko yagendaga akemura ibibazo by'indwara nk'izo ngizo. Ntabwo twari dukwiriye kugenda dufata abantu barose ngo abari bo baza kutuyobora. Mwirinde rero kugendera mu bihuha bavandimwe, kandi mubagire n'inama abo ngabo barimo kubikwirakwiza babireke, kubera yuko ndemeza yuko n'inzego zibishinzwe ziramutse nako zinakwiriye kuba zabafata zikababuza genda gukwirakwiza ibyo bihuha bishobora gutuma indwara ikwira kurushaho. Bavandimwe rero dusabire intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro n'imigisha, ariko tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko akiza igihugu cyacu iki cyorezo cyakijemo, akiza Afrika yose ndetse agakiza n'isi yose, akayobora abaganga ku isi yose ko yabereka umutwari wo maze akaba yakidukiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.